Hello guys, as usual this is Jadotech. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu ushobora kweditinga message kuri WhatsApp. Urugero, ushobora kwandika message ukibeshya ukandika itari yo, bikaba ngombwa yuko ushaka kuyeditinga utarinze wongera gusiba cyangwa kwandika indi. Nkwibutsa ko iyi ni Jadotech, aho tukugezaho amakuru atandukanye y'ukuntu ushobora gukoresha ibikoresho byawe by'ikoranabuhanga. Hano rero urugero twafata twandikira uyu muntu, urugero ngiye kwandika message ariko biba ngombwa ko nibeshya. Urugero, nanjye meze uri inyuma wenda nta kibazo kandi wenda nashaka kwandika nanjye meze neza nta kibazo. Ukohereza message urabona ko yagiye. Hano ntabwo ari ngombwa ko uzasubira inyuma ngo ujye kweditinga ngo ujye kugira gute. Icyo uzakora uraza hano hejuru, urabona ko wanayibonye, hanyuma uze uselecting message yawe kandi ku tudomo tubiri edit, uze ueditinge message yawe. Nanjye meze neza nta kibazo, wenda nta kibazo. Numara kweditinga message yawe uzohereza message yawe editinze. Nuko hano ko wenda yesa ansubiza, ariko urabona ko message n'ubundi izagenda yeditinze imeze neza nk'uko n'ubundi yari imeze. Urabona ko message imeze neza nta kibazo. Guys, iyi ni Jadotech, nagusaba gukomeza gukurikira ukareba byinshi kuko mbafite byinshi byiza kandi bigiye bitandukanye. Mbasaba gukomeza gukora like, share ndetse mugakora na subscribe kuri Jadotech kugira ngo dukomeze gukurikirana buri kimwe uko kigenda kiza nuko kigenda gikurikirana. Guys, thank you for watching. Mwakoze musharing iyi video. Niba ushaka nawe kumenya uko wakweditinga, hanyuma muri comment umbwire icyo ushaka yuko twakoraho next video. Mwakoze cyane, murabo kwizerwa cyane kandi ndabakunda cyane.